Google Maps ishobora kugufasha kumenya inzira ya hafi wakwifashisha ujya ahantu. Aka kaziga k'ubururu ni akaranga icyerekezo. Kugira ngo umenye aho werekeza wakanda hano. Ku gice cyo hejuru cya screen hagaragara ahantu habiri ho kuzuza. Iyo umaze kwemeza aho ushaka kujya, Google Map ikwereka ikarita irebeye hejuru ndetse n'umwanya urwo rugendo rwamara. Ushobora guhitamo ko uri bugende n'imodoka yawe bwite, imodoka rusange cyangwa kugenda n'amaguru. Iyo umaze kwitegura neza urugendo rwawe, kanda ku kaziga k'ubururu kariho akamenyetso k'umwambi. Kwifashisha Google Maps mu ngendo zawe bizagufasha gukoresha igihe cyawe neza hatabayeho kuyobagurika mu gihe uri mu kumenya uburyo wasangiza abantu aho utuye, ukorera se cyangwa ubarizwa bishobora kukorohereza mu buryo bwo kuyobora umuntu aho uherereye cyangwa aho muhurira. Reka turebere hamwe uko byakorwa dukoresheje Google Maps. Mbere yuko woherereza umuntu aho uherereye, kanda ugumisheho urutoki ku ikarita. Kohereza aho uherereye, kanda hano kuri share. Google Maps ihita ifungura uburyo butandukanye bwo gusangiza abantu link cyangwa aho uherereye. Reka dukoreshe uburyo bwa WhatsApp dore ko ari naryo somo rizakurikira. Ukande kuri send. Iyo ubutumwa bugeze kuwo wabwoherereje, icyo akora ni ugukanda kuri link maze Google Map ikamwerekeza aho uherereye.